Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, bakunzi ba Byakubera TV, muraho neza, umwami Yesu niyamamare, yamamare. Muri uyu mwanya rero mbabajwe no kubamenyesha amakuru ari kuvugwa hanze aha ngaha y'umubabaro, y'agahinda, igihombo tugize nk'abanyarwanda, abaturarwanda muri rusange duhombye umuntu w'ingirakamaro ariwe Pastor Ezra Mpyisi witabye Imana kuri uyu munsi wa gatandatu ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2024. Musaza wacu rero Ezra Mpyisi akaba yitabye Imana afite imyaka 102, atabarutse azize izabukuru. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe, Ezra Mpyisi yatabarutse nyuma y'igihe kinini ku mbuga nkoranyambaga hasohokaga ibihuha by'uko yatabarutse, ariko noneho kuri uyu munsi byagaragaye ko yatabarutse. Nkaba mfashe mu mugongo abo mu muryango we, ndabakomeza, ndabahumuriza, aheza ni mu ijuru, tuzamusangayo. Yari umusaza w'ingirakamaro, yari umusaza usize ibigwi imusozi, yatubereye uw'umumaro mu gihe cye, agiye ari intwari, agiye tukimukeneye, Imana imuhe iruhuko ridashira. Ezra Mpyisi rero yavutse ku itariki 19 Gashyantare mu mwaka w'1922, avukira mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza. Yize amashuri abanza muri Rwamwata Adventist School, ayisumbuye ayiga mu ishuri ry'abamisiyoneri ry'Igitwe, yiga gusoma, kwandika no kuvuga Igifaransa ku myaka 12. Yaje gusoza ku myaka 18 ahita ahabwa akazi ko gukorana n'abazungu nk'ushinzwe inyandiko z'Ababiligi no kuzibika. Pastor Ezra Mpyisi yaje kuba pasiteri mu mwaka w'1951, hanyuma muri 1953 aba umumisiyoneri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yamaze imyaka 3. Uyu musaza Ezra Mpyisi avuga ko yabonesheje amaso Repubulika zose uko zakurikiranye z'u Rwanda kugeza magingo n'aya, dore ko yabayeho no ku ngoma ya cyami. Ezra Mpyisi rero ubuzima bwe bwose yabumaze ari umubwirizabutumwa bwiza mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ari nabyo byamuhesheje kuba mu nama nkuru y'igihugu. Yagiraga inama umwami Mutara wa III Rudahigwa. Rudahigwa amaze gutanga, Ezra Mpyisi yakomeje kugira inama umwami Kigeli wa V Ndahindurwa wamusimbuye kugeza mu 1960, ubwo yahezwaga ishyanga n'Ababiligi ku busabe bw'ishyaka Parmehutu. Mpyisi yaje kujya hanze nk'impunzi, arugarukamo mu 1997, rumaze imyaka 3 rubohowe na RPF Inkotanyi. Nyuma yo kugaruka mu Rwanda, yakunze kugaragara kenshi mu ibwirizabutumwa n'ibikorwa biteza imbere umuco nyarwanda, aho yari umwe mu bashinzwe inteko izirikana igizwe n'abageze mu zabukuru baharanira ko umuco n'amateka by'u Rwanda bitasibangana. Inshuti zacu rero, inshuti z'abanyarwanda, banyarwanda, ndabahumurije, ndabakomeje. Muryango wa Ezra Mpyisi mbasabiye ku Uwiteka, ku Mana gukomera. Ntabwo byoroshye muri ibi bihe bikomeye byo kubura umubyeyi, umuntu w'ingirakamaro mu buzima bwacu, mu mateka y'igihugu cyacu. Dutakaje intwari, dutakaje umuntu w'ingirakamaro, ariko niko Imana yabishatse, kandi icyo yashatse ntawagisubiza inyuma. Mukomeze gukomera rero, kandi mukomezanye, aheza ni mu ijuru. Musaza Ezra Mpyisi, Imana imwakire mu bayo.